Ni iby'agaciro ko mwahisemo gukurikirana IFM. Iki ni ikiganiro Man of the Match musanzwe mumenyereye kwa mbere, kwa gatatu ndetse no kwa gatanu. Turi kwa gatatu, turi tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Namakuru y'imikino, ingingo nkuru tugiye kwibandaho. Turaza kugaruka kuri basketball. Championnat y'ikiciro cya mbere mu bagabo no mu bagore iraba igaruka muri iyi weekend. Hanyuma tuze kureba no mu mupira w'amaguru. Abasifuzi b'abanyarwanda bahagarariwe Wikunda Samuel bahawe umukino wa Toto CAF Champions League, aho bazasifura match ya Sporst ndetse na Pyramid. Turaza kuba tubigarukaho. Igikombe cy'amahoro cyari kuba kuno munsi cyatewe ipineho icyumweru. Se ni ihe mpamvu tuza kugaruka kuri championnat y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda ku munsi wa 21 raba yakubije muri iyi weekend. Turebemo imikino ikomakomeye. Ikipe ya Rayon Sport ibiganiro birarimbanyije ku bakinnyi babiri ishaka gusinyisha. Hanyuma tukiri muri iyi kipe nyuma yuko itakaje imikino ibiri yikurikiranya, habaye inama y'igitaraganya, se nama yanzu iki turaza kuba tubigarukaho. Turaza no kureba ikipe ya Rayon Sport, ese umukino basabye le message de Ngozi Burundi byaba bigeze he. Turebe nandi makuru ari kuvugwa muri Gikundiro cyangwa se ikipe ya Bayo. Turaza kwerekeza muri Espoir hakurya y'ishyamba. Abayobozi bose komite yakoze nk'ibyo Gicumbi FC yakoze nabo beguye nyuma yuko Kamuzinza agiye, n'abamukurikiye nabo n'abari bamwungije nabo bamukurikiye. Hanyuma mu ikipe ya APR FC nyuma yo kongera kubona Yannick Bizimana umaze iminsi igera kuri 7 mu gihome, bongeye gufata indi myanzuro ikakaye. Abakinnyi ese babyakiriye bate? Turaza kuba tubigarukaho. Mu gihe Kiyovu Sport muri iyi weekend yiyemeje gukora agashya mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wabaye ku munsi w'ejo. Turaza kubigarukaho. Mu gihe mukura Victor Sport mutoza wayo yatangiye kubara igikombe cya championnat akurikije imibare afite, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Mu gihe uko mubimenyereye twiyemeje guhera iki cyumweru kuzageza cyane championnat irangiye tubafitiye agace twise mu Ndake y'Igicumbi. Ese mu Ndake ya Gicumbi FC ko no munsi tubafitiye ayahe makuru? Turaza kwikoza Igicumbi naho batubwire uko bari kwitegura umukino wa AS Kigali. Hanyuma tuze no kusoreza ku mashampionnat yo hanze y'u Rwanda, ndetse by'umwihariko ni Champions League yabaga mu ijoro ryake ndetse no muri iri joro. Real Madrid mujyi mukuru i Madrid, Santiago Bernabeu raba yakiriye abaparisiye mu mujyi wa Paris bayita Paris Saint-Germain. Turaza kuba nabyo tugarukaho, turebe se uyu mukino uduhishiye iki. Nitwa Jonathan Hazard, n'andi makuru nababwiye ndaje mu kanya dutangira ido nido inyuma gato yako karango. Well, reka tugaruke n'ikiganiro cyacu Man of the Match cyo kuri uyu wa gatatu. Tunabifuriza ibihe byiza kuri mwese, umugoroba mwiza kuri mwese bamwahisemo gukurikira ikiganiro cy'amakuru y'imikino. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'agaciro ko mumaze kumenyera ko natwe uko mutadutenguha mudukurikira, natwe ntitubatenguha tubabura ikiganiro. Kuno munsi rero twahisemo kugira ngo twisesengurire ibiba byararanze ama championnat mu weekend, cyane ko ku munsi wo kwa mbere tuba dufite amakuru avuye muri weekend, cyane abari menshi ntago tuba twabonye igihe cyo kubigarukaho. Ariko mbere gato ndiko tunatangira nubwo busesenguzi, reka turebe gatoya ku bijyanye
n'ibiri kuvugwa cyangwa se n'amakuru agiye hari muri basket kuri uyu wa gatanu shampiyona y'ikiciro cya mbere mu bagabo iraza gutangirwa bizaba kuri tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe no mu bagore kuri 12 buke bwaho cyangwa se ku munsi wa gatandatu nabo bareta batangira shampiyona yabo y'ikiciro cya mbere nuko bimeze hanyuma turi kugenda tureba n'ibindi byagiye byandikwa bamwita Uwikunda Samuel azaba ari umusifuzi wo hagati hari Mutuyimana Diodone ku ruhande rumwe cyangwa se umusifuzi wa mbere cyangwa se bamwe bita Lanzman wa mbere hakaza Hakizimana Louis Lanzman wa kabiri ndetse nabwiriza Nonati azaba ari umusifuzi wa kane abangaba nibo basifuzi bazasifura umukino wa kane w'amatsinda ya Champions League uzahuza ikipe ya CS Sfax yo muri Tunisia ndetse na AS Pyramid yo mu gihugu cya Egypt inkuru nziza ku banyarwanda ko dufitemo n'aba international rwose bari ibintu bishimishije cyane hanyuma tugenda tureba n'ibindi byanditswe nuko igikombe cy'amahoro cyari giteganyijwe kuno munsi ubu ngubu rwose tuba turi kureba imikino imwe n'imwe yabaye kuno munsi cyatewe pineho icyumweru kimwe cyari giteganyijwe kuri uyu munsi ku itariki 9 kikaba kizakinwa ku itariki 16 ndetse na 17 mu gihe imikino yo kwishyura izaba ku itariki 30 na 31 z'ukwezi kwa gatatu nuko byifashe bwo cyatepine amakuru nakuriye n'impamvu nuko hari habayeho ikibazo kijyanye n'ibibuga cyane cyane ko nka stade ya Kicukiro ikipe ya Gorilla ari kwakira ikipe ya Gicumbi ubona ko yakuwe no mu mastade azakira ino mikino abaje rero kubaho ubwo busabe no kwanga babati reka tube tukigije inyuma abandi bakavuga ko byatewe nuko amakipe rwose umuvuduko wa shampiyona nawo wabigizemo uruhare hanyuma dukomeje nandi makuru wenda ubwo tuzayina tukigaruka igikombe cy'amahoro n'undi ntacyahindutse fixtures ziracyari zazindi amakipe afite amanota make niyo azakina round ya mbere bakurikije uburyo shampiyona ihagaze hanyuma round ya kabiri yo izazamo amakipe akomeye nka za Rayon Sports za APR za Kiyovu n'izindi hanyuma wenda tugiye tunareba andi makuru mbere yuko twinjira mu makipe nyirizina reka turebe tutise muri shampiyona byifashe bite mu ikipe ya Rayon Sports ku munsi wo kwa gatandatu izaba yakiriye ikipe ya Espoir FC Espoir nayo komite yayo yose yeguye ubikipe bavuze ati reka tuyisigira akarere nta kundi kugira ngo turebe ko ibintu byasubira mu buryo ubwo ngubwo Rayon Sports ni igiye gukina ni Espoir idafite komite yayo yose yeguye Kamuzinzo yeguye mbere yabo ariko nabungirije nabo bakabavuze ati ibintu nago twabivamo reka natwe tunyanyagire hanyuma ubwo wenda ari nako tugenda tureba se ku munsi wa 21 wa shampiyona hari iki cyangwa se bizagenda bite ubwo ni Rayon Sports izaba yakiriye nkuko twabivuze yakira ikipe ya Espoir FC hanyuma ikipe nka Rutsiro ubwo bizaba ari tariki 12 ni kwa gatandatu ikipe ya Rutsiro izakira ikipe ya Bugesera ku Muganda ikipe ya Gasogi United yakira Etoile de l'Est stade ya Kigali ariko hano bizaba ari ku itariki 13 kuko ku munsi wo kuri 12 azaba match ebyiri zonyine ni Rutsiro na Bugesera Rayon Sports na Espoir mu nyuma ku munsi wo ku cyumweru Gasogi United izakira Etoile de l'Est ku isaha 9 mu gihe Kiyovu izakina n'ikipe ya Tenseri ku isaha 6:30 ariko kipe y'igikombe sinzi ko 6:30 sinzi ariko nta makuru Emed mukanya ariko ati dushobora gusaba
nakadushyira ku saa 12 ariko ubwo duta tubijyanira n'amakuru ari muri Kiyovu nuko mu rwego rw'uko bifuza kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wabaye ku munsi w'ejo ku itariki 8 bashyizeho ko umugore wese ubwo mwari umugore bavuze kera byarabari n'abategarugori ko ari n'abavuga ati abagore bose abakobwa bose n'abagore nubwo abagore bose atari abakobwa ariko abakobwa bose n'abagore bivuze ngo igitsina gore cyose kizitabira uwo mukino kizinjirira ubuntu usabwa kuba wuzuza ibisabwa n'ubundi ari ingingo zuzuye ubundi uzinjirira ubuntu mu rwego rwo kugira iki kugirana usabane n'abagore ubwo bizaba ari ku cyumweru rwose ikipe ya Kiyovu Sport yakira itanze saa 7:30 Mukura Victory Sport izaba yakira ikipe ya APR FC hano amakuru arimo nuko uwita Tony Hernandez umutoza wa Mukura yavuze ati ubu ngubu dushaka guprova koko niba koko tuzaguma ku gikombe cyangwa se niba tuzahananira umwanya wa gatatu nk'abandi ariko twebwe icyo dushaka ni igikombe kuko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya APR FC irarusha ikipe ya Mukura amanota 8 bivuze ngo Mukura iramutse itsinze ikipe ya APR yahita isigarana ikinyuranyo cy'amanota 5 byaba bigishoboka kuko murabyibuka ko na Kiyovu Sport yayakuyemo ayo manota yarushaga ikipe APR yarushaga ikipe ya Kiyovu Sport ubwo Mukura yavuze ati twebwe turi tayari hanyuma ubwo undi mikino uzaba ni Marine izakira ikipe ya Polisi ku Muganda nibyo ku munsi wo kwa mbere ku itariki 14 AS Kigali akira Gicumbi FC mu gihe Gorilla izaba yakira ikipe ya Musanze Football Club i Kigali ngayo nguko ku munsi wa 21 wa championnat nuko bizaba bimeze ubwo muhere no munsi mutora match mwifuza kurumva ko ibyo ari byose ubwo hano dushobora kubagezaho nka match 3 kuko kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa mbere dushobora kubagezaho match 3 ziteganyijwe ubwo mwebwe muri comment mutore match mwumva mwifuza ko AFM tuzaba tuhabaye 5-5 hanyuma dukomeje n'amakuru yacu twinjire noneho mu makipe ariko mbere yuko twinjira mu yandi makipe reka duhere Igicumbi nkuko bisanzwe ni mu Ndake y'ikipe ya Gicumbi FC mbere yuko tujyamo hari akarango katuranga kugira ngo twinjire mu Ndake ya Gicumbi FC reka tubanze tukubahirize ubundi dute tuza twerekeza Igicumbi Yes, Igicumbi nyuma yuko babwiwe ko championnat cyangwa se igikombe cy'amahoro kidahari championnat izakomeza nk'ibisanzwe bagitepine bakomeje imyitozo n'ubundi nk'ibisanzwe ku munsi wo kwa mbere bakoze kabiri no ku munsi wo kwa kabiri kuri umunsi bakoze rimwe nyuma saa 6 n'ejo nuko bizagenda ni imyitozo iri gukoreshwa n'ubundi na banamwana kamarade afatanyije na Kamari Methode ni komite bona ko isa nk'iyahindutse mu kuntu hari kabizamo ishimwe ari umutoza w'abazamu akazamo Tuyimana Jacques uyu ni umuganga na Kajuga Robert n'umuganga iyi niyo staff ubundi ya Gicumbi FC hanyuma wenda amakuru ari kuvugwa nyiri gushakira ibimenyetso mo gakeya nuko muri Gicumbi FC bari bemerewe n'ubundi kuba bahembwa amafaranga y'ibirarane byabo byose ariko uyu munsi hari hateganyijwe ko hari buze kuba icyo bita handover ninje muri studio amakuru akiraho bivuga ko bagiye gukora handover y'ubuyobozi bwavuyeho cyase komite yari yowe na Urayeneza John na komite iyowe na Shumbusho Asman kugira ngo ibintu bitangire kujya mu buryo abakinnyi bishyurwe konte zongere zibe active n'ibindi bitandukanye kuko wabonaga ko amafaranga kipe ya Gicumbi iri gukoresha yavagwa muri abo bagabo yaba ba Desire yaba Shumbusho nabame bose bagafatanya bati tuwe dufashe ikipe mu gihe konti itaravugururwa kugira ngo batangire basinyeho akaba ariho akabazo kabereye kugira ngo wenda abakinnyi babe batarabona ibirarane byabo bari bemerewe ndetse n'ama prime de match yabo bari bemerewe ariko amakuru mbani 10 nuko ku munsi w'ejo
barahembwa amafaranga yabo bari baberemo, kuko buri kwezi kwa 10 na ukwezi kwa mbere nago bigeze baguhabwa. Hanyuma ukwezi ubwo bazahembwa ukwezi kwa mbere, hanyuma ukwezi kwa kabiri nako bazagufata mu cyumweru gitaha, ariko prime de match zabo zo ku mukino wa Gorira bari babemereye mu 30 ho bazaguma babafata. Hanyuma ari ikintu nari nabonye kuri iyi match ya Gicumbi FC, nabonye impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, nago twabonye umwanya wo kubiganiraho, aho hagiye haba impinduka cyane cyane ku bakinnyi babanzamo. Murabyibuka kuri Kiyovu barya bitandatu yari abanjemo umuzamu w'umunyamahanga witwa Ibrahim, kamarade yaraje ashyira ku ruhande ahagarura Muhana yo Gadi mu izamu, hanyuma Sengere Shadadi n'undi yari kapiteni nk'ibisanzwe, hakaza ku ruhande rw'ibumoso hari witwa niyo nkuru Ja Eme. Uyu nguyu ubwo ku bwa cyamaso ho ku ruhande rw'umuso hakinaga Kibungo n'ibize Manuel, ubwo hakaza Dusayimana Christian wacaga ku ruhande rwo kuri kabiri, mu gihe ku bwa cyamaso hacaga Axel, ariko hano Axel n'undi yari afite amakarita y'umuhondo atatu, ubwo ntago washingiraho kwenda karishwa ya kamarade kuba yarabanjemo Christian, ariko Christian yitwaye neza, ubwo na Axel kugira ngo agarukane umwanya we. Hanyuma Harimo Fidel utarigeze akoreshwa na Chamas yaragarutse, wo bita Eric, kamarade rwose aravuga ati bawiruhutse nawe. Fidel afatanya na Manzi watsinze igitego. Hanyuma Sengiyumva Daniel Yoko nawe ukinisha imikino mikeya, cyane cyane ko Chamas yakoreshaga Kwizera Epafrodite, agaruka mu kibuga afatanywa na Paul Walia, nawe warusigaye simbura kubera ko mediane ya Chamas yari Kwizera Afrodite, akaza Shadadi ndetse gashyiramo n'umuvandimwe rimwe na rimwe, akazana agakinisha abakinnyi babiri muri mediane, Yoko nabwo akamwifasha, ariko usanga ko mediane ya kamarade ni Shadadi, ni Galia na Daniel Yoko. Hanyuma uruhande rumwe rwari gucaho Berite wari umaze igihe adakina, Chamas nawe ubona ko atamukoresha. Urundi ruhande rugacaho Kelvin nawe utarakoreshwaga. Hanyuma Deste we yarakoreshwa muri match nkeya yajemo. Umva ko ikipe ya Gicumbi FC yarahindutse totally, abakinnyi bagera kuri 6 cyangwa 7 babanzagamo, kamarade yaraje akubita ibishyimbo. Nako ni nk'impinduka zabayemo mu kipe ya Gicumbi FC. Ngira ngo ku munsi w'ejo nta gihindutse, dushobora kwerekeza Gicumbi tukareba imyitozo yayo. Ku munsi wo kwa gatanu wenda tukaza dufite amakuru yandi y'imamu, ku buryo tureba n'uburyo biteguye umukino ku munsi wo kwa mbere wa AS do Kigali. Ngako muri Gicumbi uko byifashe, reka du crossing page ya Gicumbi tubabwira ati coup de chapeau, mukomeze mu rwane, muri kuba ahantu heza, muri gukora imyitozo neza, muri kurya neza, murashigikiwe, mufite ubuyobozi bwiza, murebe ko mwarwana ku ikipe ya Gicumbi FC igume mu cyiciro cya mbere. Reka du closing amakuru y'Igicumbi, twongere tugaruke mu makuru y'amakipe, twinjira muri sport APR Kiyovu zamukora zose, tugenda dusoza n'ikiganiro cyacu. Reka tugaruke n'ikiganiro cyacu, tugihere ku ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC cyangwa se Gitinyiro Bizimana Yannick, murabyuka ko ku munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gishize nibwo yari yagiye mu gihome azize agatama no gutaha amasaha yarenze. Hanyuma ubwo ngubwo Bizimana Yannick rero ku munsi w'ejo kwa mbere nibwo yabashije kuva muri gerezani hari za Kimirongo, no yarafungiwe. Akiva rero ubuyobozi bwa APR FC buhagarariwe na Chairman General Afande Mubaraka, reka nere kwitiranya amapeti, reka mvuga Afande kuko maranka ni ikintu gikomeye cyane. Afande Mubaraka yaravuze ati uyu munsi APR mugomba kwibuka icyari cyo, mumanze musubira ishyoronge, kuko bari bafashe gahunda yuko bagomba
kuba bari kuba mu rugo bakora imyitozo batari ko aravuga ati musubireyo match 9 zisigaye mugomba kuzikina muri lokali Ishorongi bahita bazinga ibikapu byabo basubira Ishorongi kwitegura ikipe ya Mukura Victor Sport bazerekeza Huye ku munsi wo ku cyumweru bagiye gucakira n'ikipe ya Mukura n'ikipe ya mbere n'ikipe ya gatatu zizaba zicakirana ubwo nayo makuru ari muri APR ubwo banakoze imyitozo n'ubundi bari Ishorongi kuri no munsi bagiye ku munsi w'ejo nuko byifashe mu gihe twinjire muri Murera ifite amakuru menshi cyane. Rayon Sport iri mu biganiro n'abakinnyi bagera kuri babiri abo bakinnyi nabahe ni Usengimana Faustin wa Polisi ndetse na Rutanga Eric bagomba kuba baza gukina ikipe ya Rayon Sport mu mwaka utaha ibiganiro bigeze na kure nabo iyo baganirije barakubwira ati dukeneye gukina mu ikipe ya Rayon Sport kuko icyo twagiye gushaka muri Polisi twabonye ambisiyo yabo nta hihuriye n'ibyo ngibyo ubwo nyine no muri Polisi nuko uwo bita Ndanda Desire nawe yahagaritswe azira ngo kugumura abakinnyi ba Polisi ababwira ati mwebwe ambisiyo muhemberwa kujya ariko ambisiyo y'igikombe ntago ariyo mufite ahubwo mwebwe mubaho nko kujya mu gerero azire gusa ayo magambo rero yavuze niyamukozeho n'abakinnyi rero nabo bati byo twagiye kuzana muri Polisi twarabibuze ikipe ya Rayon Sport turumva dukeneye ku yisinyira ni mu gihe ubwo batekereje kuri abo bakinnyi bo bita mujyanama Claude ntago bateganya kumwongerera amasezerano ubwo niko gahunda ifashe muri ikipe ya Rayon. Hanyuma tukiri muri Rayon nuko umukino wabo na Le Messager de Ngozi wamaze kwemezwa na president w'ikipe ya Le Messager de Ngozi uzaba ku tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ubwo icyo gihe muri amatariki azaba ari amakipe y'ibihugu azaba ari tariki ya FIFA yo kugira ngo amakipe y'ibihugu nayo akine imikino ya gishuti ubwo Rayon Sport nayo ya professor bati reka turebe ukuntu twakitegura Kiyovu neza kuko bazavamo aho bahita bakira Kiyovu ku tariki 15 z'ukwezi kwa kane baravuga ati rero ahantu tudaprofise twaba tubaye abana kandi tugomba kwitegura gushaka agafaranga ko kugira ute ko kwitegura ikipe na Kiyovu Sport. Tukiri muri iyi kipe nyuma yo gutakaza imikino ibiri ku munsi wayo wa 19 no 20 ubwo batakaje umukino wa APR banganya na Etoile umunsi wo kwa mbere habaye inama nahuje komite ihagarara na retired Jean Fidel ndetse na staff ya pasi yao ndetse na kapiteni Muhire Kevin n'abakinnyi nka ba Pierre bari bahari baravuga ati dukora icyo abakinnyi basabye bavuze ati prime y'ibihumbi 25 muduha kipe nka za Musanze ziri kuri 40 kipe nka za Kiyovu ziri kuri prime yo hejuru kipe nka za Gasugi ziri kuri 30 nabyo ntago bidufavoriza mwongere agaprime mwongere motivation mu bakinnyi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Iyo nama rero yemeje ko ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu hagiye kugira impinduka zibaho mu mikino isigaye kugira ngo barebe ko nubwo champion bari kugenda bayikora mu mitwe y'intoki ariko byibura igikombe cy'amahoro batangira kuba bagitekereza bakavuga ati wenda gishobora kugira ute kuba cyadufasha ngaho nguko mu ikipe ya Rayon imyanzuro yarafashwe. Hanyuma ikindi kiri muri Rayon nuko wenda ku munsi w'ejo nibwo fan club ya Match Generation tunayifuriza n'isabukuru nziza yari yuzuzaga imyaka 9 ibayeho murabyibuka ko twanagize n'urugendo rwiza cyane tujyana nabo ingoma abatararubonye ni video ibanziriza iyi ngiyi mushaka kureba urwo rugendo rwose uburyo bacinyaga kamurare bamwe mu bantu rwose bizihirwa kahava. Hanyuma ndumva ari ibyo reka dusoreze ku mugabane w'Iburayi ni za Champions League ya iraba ikomeza kuri uyu munsi ariko bidakuyeho ko ku munsi w'ejo ikipe ya Liverpool yatsindwaga n'ikipe ya
Inter domira igitego kimwe ku busa cya Rutaro Martinez ariko ibyakwiye kuri Liverpool ikomeza kuko yatsindiye mu Butaliyani ibitego 2 ku busa mu gihe Bayern Munich yo yihanagizaga agakipe igakubita ibitego 7-1 mu gihe ubwo byose byabaye 8-2 kuko match banza bari banganje igitego kimwe kuri kimwe. Bayern Munich ubwo yakomeje n'ikipe ya Liverpool yakomeje mu gihe kuno munsi ikipe ya Sporting iraza gukina na Man City. Match ibanza Man City yari yakuse Sporting 5 ku busa mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain nabo bari buze kuba bahangana. Match ibanza Kylian Mbappé arabateye igitego ku munota wa nyuma. Niki kiri muri iyi kipe wamenya ko uwo bita Thibaut Courtois Real Madrid ararimanzamo, Daniel Carvajal arabari ku ruhande rwe kuri kabiri, kuri gatatu ari Marcelo, hagati mutuma defenseur de Militao ndetse na David Alaba, hagati mu kibuga ni Luka Modric, Eduardo Camavinga ndetse na Federico Valverde. Ubwo Casemiro ntaho hari kubera amakarita abiri amakarita y'umuhondo afite agaritabira umukino. Marco Asensio uruhande rumwe, Vinicius Junior urundi ruhande, hataka Karimu Benzema, Eduardo Donnarumma arabararimo, hanyuma Nuno Mendes uruhande rumwe, Ashraf Hakimi urundi ruhande, Obita Penseki Pepe ndetse na Marquinhos mutima wa defense, Marco Verratti, Leonardo Paredes ndetse na Daniel Pereira hagati mu kibuga. Neymar, Kylian Mbappé na Lionel Messi nibo bari buze kuba bakira ikipe ya Paris Saint-Germain. Yewe mbitsa Mbamene ni Mbappé, Neymar na Mbappé, Messi na Neymar. Mbamene niyo ubwo busatirizi bwabo. Wamenye ko mu mikino iheruka guhuza aya makipe, imikino igera kuri 5 iheruka, ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinzemo imikino yatsinzemo imikino 2, Real Madrid itsinda 1 banganya umukino 1. Nuko byifashe ubwo baraza kuba bari Santiago Bernabeu ku isaha y'isayine. Ubwo tuzagaruka tureba uko byagenze n'umukino w'umunsi, turi buze rwose kuba tunakurikira 5 kuri 5 nuko byifashe. Iminota yamfashe nyabuna, reka nsoze ikiganiro cyacu Man of the Match mbashimira mwese bamwafashe akanya mugakurikira ikiganiro Man of the Match cyo kuri uyu wa gatatu. Ikiganiro ni Man of the Match ni kigaruka ku munsi wo ku wa gatanu, aho tuba twahariye abafana tureba no championnat n'ubusesenguzi ubwo bizaba bimeze. Nitwa Jonathan Hazard, television IFM, ikiganiro Man of the Match. Turabashimiye mwese mwahisemo kubitega amatwi. Umugoroba mwiza.